Gukoresha ikarita cyangwa se ATM wishyura serivisi n'ibicuruzwa ntabwo bizagarukira gusa kuri project ya Pi Network cyangwa se Pi Core Team, ntabwo ariyo yonyine ifite umwihariko wo kuba bakishyura serivisi n'ibicuruzwa, kubera ko hari project ya Interlink abantu benshi bakomeje gukora umunsi ku wundi bagambiriye ko ishobora kuzakora muri system yo kugira ngo hishyurwe ibicuruzwa cyangwa se serivisi bakoresheje imashini ya ATM cyangwa se ikarita ishobora kubafasha kwishyura nyine bagakuraho amafaranga yabo ya Interlink bakishyura izo serivisi. Nubwo iyi project cyangwa se iyi gahunda yo kugira ngo coin zishyurwe serivisi n'ibicuruzwa ari ubudasa bwa Pi Network, abantu benshi bakomeje kumininga Interlink ku bwinshi kubera ko nayo yamaze gusohora ku mbuga nkoranyambaga zayo ko hari ATM ishobora kuzakoreshwaho izi Interlink. Hano ni kuri Rugwiro Pro Zone tuganira ku makuru ajyanye na blockchain. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain, tubirebera hamwe kugira ngo bitwinjize mu isi ya Web3 natwe tubibyaze umusaruro. Niba uri mushya uze kureba muri video description handitsemo ufatemo akarink utangire gukora iyi mining turi kuvuga ya Interlink, hanyuma ugendane n'abandi. Ugitangira KYC barayiguhereza ku murongo abanza ukayuzuza. Hano muri iyi video uraza kwerekwa uburyo KYC uyikora neza, hanyuma ukamininga buri munsi. Baracyatanga coin nyinshi, ushobora gufatirana ugakomeza gukora mining binyuze muri Interlink cyangwa twagira uruhare mu kubaka ifaranga rya blockchain. Muri rusange niba Pi yaragucitse cyangwa se hari izindi project utakoze nubwo nazo zigikomeje, ushobora kwinjirira hano muri Interlink. Hari ubusobanuro buhagije bw'uko uri buze kuba wakora KYC yawe kandi kaza kugenda neza ku murongo. Nk'ibisanzwe rero project nyinshi zikunda kuza zikaba listed cyangwa se zikaristinga ariko zigahita zigenda, cyangwa se mining yazo zigatangira KYC ntibaze kuyitanga. KYC ni igice kiguhuza na nyiri umushinga cyangwa se na nyiri project. Aha rero muri Interlink wemererwa kumininga ari uko KYC yawe yamaze gukunda neza 100%. By'umwihariko kandi bamaze no gukora wallet yabo bazimuriraho zino coin za Interlink ku buryo isaha n'isaha ishobora kuzagera abantu benshi bagatangira gukoresha iyi coin ya Interlink mu buryo nyine bwo kuzigurisha, kubera ko izo twakoze dukorera mining usibye ko bazakora igice kijyanye no kuzijonjora cyangwa se kugena izo baduha mu gikorwa cya distribution. Ubundi yo KYC yamaze kwemerwa amafaranga uri ku mininga yose aba yawe kandi uba uyemerewe mu buryo budasubirwaho. Niyo mpamvu buri muntu wese mushya cyangwa se wifuza gutangira iyi project n'aka kanya wahita uyikora. Bafite application yabo, ntabwo ari ukuminingira muri Chrome, bafite application ushobora kwiyandikisha maze ugakora KYC nk'ibisanzwe, mining yawe igahita itangira ku mugaragaro. Kandi nkubwira ko project nk'izi ngizi nimba ubonye project iri kwiyubaka ikamara umwaka umwe ibiri, bagiye bafite abantu benshi batandukanye bamaze gushyiraho abambasada hirya no hino mu gihugu, tuzabahamagara batuganirize byinshi birushijeho kuri iyi project. Nekereza ko ushobora kuyikora kuko ntabwo itwara data nyinshi. Ntatinze rero reka mukurikire by'umwihariko uko ushobora gukora KYC yawe cyangwa se uko account yawe ushobora kumakinga sure ko imeze neza, uri kujyana n'ibyo nyiri umushinga cyangwa se nyiri project ategeka. Abantu bose bari muri project ye ukaba nyine umukozi wemewe wa Interlink, maze ukajya uhabwa coin zawe mu gihe yaba ibaye listed cyangwa se ishyizwe ku isoko, ukabasha kubikura coin zawe. Mu gihe KYC yawe iraza kuba ikunze, ubwo biraba bisobanuye ko icyo usigaje ari ukumininga gusa, ubundi ukagwiza coin nyinshi ku buryo budasubirwaho cyangwa se ku buryo nyine ubuzigwijeho ari nyinshi cyane. Hari n'izindi project zitandukanye nawe udukurikiye ufite ukuntu byumva cyangwa se izindi project waba uri gukora ushobora gusangiza abadukurikiye. Ushobora gushyira ka link muri comment cyangwa se ukakama kuri WhatsApp nkagufasha gushaka bari fero bitewe nuko wizeye iyo project yawe, abantu bakayimenya bakayimininga. Iyo abantu bari ari benshi muri project birushaho gutuma iyo project yizerwa. Iyi Interlink rero isangiye umwihariko na Pi Coin kuba bafite ATM babigaragaza uko bizagenda. Reka dukurikire uko KYC ikorwa. Uyu munsi rero ikintu kinzanye hano ni ukubabwira ku uburyo wakora KYC ya Interlink n'uburyo wajya muri Security Sacco. Ego Mundi mining mbere na mbere umuntu mininga buri masahani hazaho coin ukagenda ukazi mininga. Ego
ukazimayininga buri masaha ane. Ndakeka ko kumayininga ahantu bacamo hazi. Yego, akaba ari n'ibya security sako. Yego, n'ibya security sako umuntu amayininga muri mu gitondo. Yego, okay, security sako nkimara kubereka uburyo umuntu akora KYC muri Interlink, nyine ariyo face verification, ndatambereka uburyo wafungura security sako n'uburyo washyiramo bagenzi bawe ukora mining Interlink, noneho bigatuma mwese mubona coin nyinshi, bigatuma twese dukomeza kumayininga. Yego, iyi mining babwira ko bagira inama yo kwitangira, abatarayitangira muri description haba harimo link na referral code uri gukoresha winjira, ubundi nawe ukayitangira. Rero abo ngiye kubereka uburyo wakora KYC n'uburyo wakora security sako, kugira ngo ibi ngibi utarabikora ubundi umeze nkaho hari ibintu nyine byinshi utarimo urakora neza. Buri gihe nzambaho video nshyashya y'ibintu bijyanye na Interlink, kugira ngo nyamuneka ayo mafaranga atazabacika. Murabizi neza ko amafaranga yo muri crypto iyo yakurikiranye neza haraboneka, keretse iyo uzanyemo ibintu nyine byo kuyanegereje uko kazemere ku buryo wakora KYC noneho sasa ubundi uyikore neza. Uraza kuguha profile kawe kariya ko hejuru gakandeho kariya, iyo tuza hano wanditse ngo I'm not yet verified, uri kuhabona. Nizo twanditse wanditse ngo next, uri kuhabona. Hari urakanda uhita wazana akantu ku verify ko uri umuntu, ubundi dukanda hano hose wayire gutya, ubundi uhita ugera hano. Urajya ureba ahantu kamera ikubwiye kureba, niwe ikubwiye reba hejuru gutyo, rebe hasi gutyo, ubisoze. Numara kubisoza imashini irahita guscanninga. Nyuma yo guscanninga ikubwira ngo in progress, biba bigiye kurangira. Noneho uhita wongera ukande kuri ka kantu ko hejuru, uhita ujya hano handitse ngo referral muri kuhabona. Tujya hano handitse ngo human hash urashyiramo ino referral code yanjye niba utarayishyiramo n'urugero. Yego, niyo uri buze gushyiramo noneho kugira ngo uze uhita unamayininga coin igihumbi, n'ibyo nyine nawe utari wabikora. Niba warabikoze mbere nta kibazo, bihite birangira hano. Ndakeka ko isani birangiye nta kibazo. Ubundi reka zembereke n'uburyo wakora security sako yawe bwite. Security sako yawe bwite urayikorera, ukazajya umayiningamo coin runaka buri gitondo bitewe n'abantu washyize. Mugomba gushyiramo abantu 5, kandi nawe ugomba kuba muri groupe zitarenze 5. Gukora groupe uraza kuri ka kantu k'agasaraba kano, muri kuhabona kano kantu k'agasaraba, uhita ugakandaho, uhita uza groupe ID. Ushobora guhita uyita nk'izina ushatse, ni ubushake bwawe. Ushobora kubona wakwandikaho left hand uko ubishaka, urandika izina nyine ushatse. Yego, niko groupe yawe izaba yitwa. Numara kubisoza uhita ukanda hano handitse ngo save, nyine uba urayishoje kuyikora iyo security sako yawe. Hano iyo umaze gukanda save birangiye, hasigaye gushyiramo abantu. Ni umuntu usanzwe uba muri Interlink, nyine umayiningamo wana verify isura, niwe bashyira muri security sako bigakunda. Niba uzi ko ushaka kujya muri security sako, urabanza verify isura, ubundi ubwira umuntu agushyire muri security sako, cyangwa nawe uyikorere ube washyiramo abandi bantu. Abafite icyo kibazo cyane, muri comment section harimo nimero yanjye, ushobora kugenda ukayifata ukanyandikira nkagufasha gukora ibijyanye na security sako. Yego, ubundi tugategereza ibijyembere by'uyu mushinga, babwira ko uyu mushinga ari umushinga munini. Hano ni ugomba kongeramo abantu, kaze mbere ku buryo washyiramo umuntu. Hano uragenda ugakanda kuri add member, ugahita uza hano ugahita ushyiramo ID yiwe. ID yiwe ni wa mubare ukurangaho muri Interlink nyine. Urabizi hari abagiye bashyiramo nimero zabo za telefone, hari abagiye bashyiramo imibare bashaka, ni urugero. Iriya niyo ID. Ukimara kuyishyiramo uhita ukanda OK, uhita baguha link. Iyo link uhita uyihereza wa muntu wadinzemo, agahita yikandaho, agahita agenda agakanda join.
urayimusharinga iyi link kuri WhatsApp hose aho ushaka, ubundi ahita ayikandaho ihita imujyana muri Intel link niba ifite muri telefone ye, ahita aganda join ya group. Ego ni ibintu byoroshye cyane, nkubwira ko security sako nayo ni ikintu cya mbere ugomba nayo kwitaho. Ego kuko batanga coin 180 buri gitondo. Iyo ufite abantu 5 muri groupe buzuye, ubwo urumva ko ari nayo indi avantage. Ubwo rero mugerageze muyikwakwanye vuba, tuyikore vuba. Abatarayitangira babwira ko muri description harimo link na referral code ku bashaka kuyimayininga, ubundi dutegereze iby'uyu mushinga kandi ni vuba. Aha ngaha mu kwa gatatu bavuga ko bafite mu kwa gatatu bafite OTC. Ego listing nayo iri vuba uko babivuga. Ego kandi uyu mushinga urabona ko nyine ari munini. Okay, ubwo rero andi makuru menshi nzanyabagezaho. Ego ariko namwe mujye nko kuri X mwisomera inkuru kugira ngo amakuru bajye bageraho ameze neza. Sawa, turi kumwe. Ciao ciao.